twongeye kukwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose. Uyu mwanya nkaba ngiye kukwereka uburyo wakumviriza amabanga y'undi muntu kuri telefone ye. Ubu buryo ngiye kukwereka butandukanye n'ubwo abandi bajyaga bakwereka, kubera yuko akenshi bajyaga bakwereka amakode, ariko ubu ngubu bwo uraca muri setting ya telefone yawe ugira ibyo uhindura kugira ngo ubashe kuba wakumva amabanga y'undi muntu. Ushobora kwibaza ngo bikorwa gute, ese nabigenza gute? Ni ibintu byoroshye cyane nawe ubwo wabasha kwikorera, nta bwenge bwinshi burimo. Ikintu usabwa urakanda subscribe kugira ngo tugendane 5 kuri 5, ntucikwe kandi urebe neza ibyo ndakora, nawe nubikora biraza kuba byakorohera. Ubwo rero uzafata telefone yawe nk'ibisanzwe nk'uko wajya kubikoresha, uze muri setting ya telefone yawe. Nuza muri telefone yawe setting, uzaza hara hejuru hari aho gusacinga, gusakisha ibintu, ndakeka wabonye hari hanze, noneho wandikemo call. Nyine kubera tugiye kwerekana ibijyanye no kumva amabanga y'undi muntu kuri telefone, nyine turakoresha gahunda nyine yo guhamagara. Ntabwo turajya mu zindi setting, turajya muri setting z'ibijyanye no guhamagara kugira ngo bitworohere. Call setting, call setting, ucyandikamo call muri telefone yawe ikintu uzakora. Ariko ngiye kubereka uburyo bubiri, ngiye kubereka ubwo guca muri setting, mbereke n'ubundi bwo gukoresha hahandi dukoresha duhamagara. Ariko banza ukurikirane neza ubu ngubu 100%, utacikwa n'akantu na gatoya, kugira ngo bibashe kuba byakunda cyangwa se kugira ngo utaza kubikora bikanga. Ya rero mbere na mbere urabona ucyandikamo call muri telefone yawe, hahandi hejuru wandika ugiye gusacinga ibintu, ariko waciye muri setting bazakwereka urutonde rw'ibintu bigiye bitandukanye. Koresha aka gace ko hirya, dore akangaka kagiye kariho call iri mu ibara ry'ubururu. Rero nk'uko bireba bazaguha ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, ariko ikintu uzibandaho uzaza ukore kuri akangaka kari ahangaha hera akahanditseho call forwarding. Ndakeka uri kuhabona ahangaha handitseho call forwarding. Ariko mbere uko nkakoresha, reka mbanze nkwigisha kandi kantu. Reba munsi yako haranditse ngo call waiting. Urabona hari ukuntu umuntu ajya guhamagara ukabibona ko undi muntu, ariko wenda reka nk'urugero rwumvikana kandi rwa hafi. Iyo uri kuvugira kuri telefone, hari ukuntu umuntu aguhamagara ntubone ko yaguhamagaye, hakaba n'ukundi kuntu umuntu aguhamagara ugahita ubibona kuri telefone yawe yuko hari undi muntu uri kugushaka nubwo uri kuyivugiraho. Rero ibi byose bikorerwa muri call waiting. Reka dukande kuri call waiting turebe ibyo ari byo. Rero kuri call waiting ikintu hano kirimo, iyo ufunguye hari hirya urakubona kari akantu ko hirya gafunguye. Reka nkafunge, nongere nkafungure. Iyo ugafunguye uba wemereye yuko umuntu uzagushaka uri kuvugira kuri telefone uzahita ubibona. Ariko iyo ugafunze, umuntu uzaguhamagara uri kuvugira kuri telefone bazamubwira ko umurongo uhamagaye uhuze, bahite bamukopa. Ariko iyo wagafunguye nka kurambe genjeje, icyo gihe umuntu uzamamagara bazamubwira ko ndi busy, ariko na telefone muri telefone yanjye mbibone yuko ari kunshaka. Akangaka rero nako wagakoresha. Ubwo ngubwo reka duhite twisubira ku cyasu tuzinduye cya kindi cya call forwarding. Reka nayo tuyikandeho tubanze turebe uko ikora. Tugiye kureba uburyo ki wakumva amabanga y'undi muntu ku ruhande muri telefone yawe bitakugoye, kandi mu buryo bwizewe bwa nyabwo. Rero ukijya muri telefone yawe, twamaje gukanda kuri call forwarding, nanone urabona bayiduhaye ari iya kabiri. Ngiye ahangaha nabwo uzongera uyikandeho. Aha bari kurodinga systeme zose kugira ngo mbashe kugusobanurira neza cyane. Aha
rero nk'uko mubireba, ariko mbere na mbere reka mbanze mbigire binini kugira ngo bitworohere kugira ngo mbibasobanurire bigaragara neza cyane. Mwihangane akantu gato cyane nshaka kugira ngo amagambo nyagire manini cyane kugira ngo mubashe kuba mwayabona. Niyo mpamvu mbasabye kunyihanganira akantu gato ngiye guhita nsubira hahandi n'ubundi mbona ko mise nandikamo call, nkahita nza hano handitse ngo call forwarding. Mwihangane gato mbanje kubigira binini kugira ngo mbasobanurire nyine ibintu bimeze neza. Nabwo uzongera ukande kuri call forwarding. Nk'uko bireba rero hano ibintu biragaragara neza cyane kuri rwa rwego rwose rushimishije. Kari agace ko hirya mutakibandaho, mwibande hano hirya kuri call forwarding ngo always forward. Usome neza ngo forward when busy, forward when unanswered, forward when unreachable. Nanone munsi mu ibara ry'icyatsi hagiye handitse ngo no number set kugeza ahagana hepfo. No number set bivuze yuko nta nimero nyine zo kumviriza washyizeho. Rero iyi system ukuntu ikora, wenda reka dukande kuri kambere ka always forward. Iyo dukoresheje always forward, ikintu tuba twemerewe ni iki? Igihe cyose hano urashyiramo n'ubundi nimero za telefone runaka. Wenda reka nshyiremo izanjye za MTN. Ushobora no kunyandikira kuri WhatsApp igihe wagize ikibazo 079 03 67 203. Ubwo ikintu nkoze ni iki? Ikintu nkoze hano ninzishyiraho reach data. Mwihangane network zazibuze gatoya, niyo mpamvu batabyemera. Ariko ikintu hariya nkoze, nimero nzashyira hariya igihe cyose zizajya zitaba abantu banjye. Uri kubyumva neza? Nizere kuri gusobanukirwa. Kabiri ngo when forward when busy. Igihe umuntu azamamagara agasanga ndi busy, nimero uzashyira ahangaha nizo zizahita zitaba wa muntu umpamagaye. Reka ngusobanurire neza. Uramamagaye, ngiye ndi kuvugira kuri phone bisanzwe, ndi kuvugana n'umuntu runaka. Wowe uramamagaye, igihe umamagaye ugasanga mpuze ariko nashyizeho za namba hano, icyo gihe nimero yawe izahita iritransfera kuri ya nimero, maze ari nyiri ya nimero ari wo kwitaba. Nizere kuri gusobanukirwa neza cyane. None hano handitse ngo forward when unanswered. Icyo gihe uzitabwa igihe uwo wahamagaye atagufasha. Urugero, niba umpamagaye sinkwitabe, ariko hano narashyizeho iki? Narashyizeho nimero zanjye. Igihe umpamagaye sinkwitabe, call yawe izahita yitransfera kuri za nimero nashyizeho, no call yawe izahita ijya kugira ngo witabwe na nyiri ya nimero washyizemo. Ahangaha nabwo nuko nguko hano kuri 4. Ahambere igihe cyose uzaguhamagara kuri simukadi yawe, amakuru yose azajya ahita ajya kuri ya nimero washyize ahangaha hambere. Hano bwa kabiri uzaguhamagara agasanga uri busy, call izajya ihita ijya kuri ya nimero washyizeho ko izajya yitaba umuntu usanzwe uri busy. Uzajya uguhamagara ntumufate, icyo gihe call izajya ihita ijya kuri ya nimero wemeje ahangaha. Nuko nguko wabasha kumva cyangwa se ukamenya ibindi byinshi bijyanye no guhamagara. Iki ngibi bizagufasha niki? Urugero, wenda niba ufite umuntu wawe ushaka kumva abamuhamagara, wagenda ugashyira kuri aha hambere kugira ngo nimero ze zose zimuhamagaye ujye uzitaba. Rero ubundi buryo cyangwa se
ubundi nshaka kubereka uburyo wahakinga wifi, uburyo wakorera amafaranga kuri internet, uburyo wakora telefone yawe ikarambya umuriro n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye ku bumenyi bwa telefone, ubumenyi bwo kuri WhatsApp, ibintu byinshi cyane ugomba kuba uzi kuri telefone yawe. Ubwo ikintu urakora urakanda subscribe. Nshaka no kubereka ubundi buryo noneho wakumviriza neza igihe ari kuyivugiraho ukumva ikiganiro cye. Ibyo byose nshaka kubibagezaho. Ubwo rero niba mwabyishimiye mwifuza ko twabibagezaho, ikintu urakora niki, urakanda subscribe kugira ngo ubutanikiraho video utazayicika, kandi ikindi wandike muri comment ikintu ushaka ko twakugezaho kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Rero iyi niyo video nabateguriye, igice cy'iyi video cya kabiri ndaje nkibagezeho, gusa utagenda udatanze comment y'uburyo wabibonye. Turabakunda cyane, ciao ciao, naho ubutaha mukomeze kugira ibihe byiza cyane, turabakunda.